humiriza. Umirize. Humiriza. Ugiye gukora iki? We humiriza. Hano utare. Aya. Umusore arikuhumuye. Nese ugagiye kunywa. Hagiye gukora iki? Situzi ngo bimeze bite. Ndabona apfukamye ateye ivi ry'ibumoso. Niba hagiye kuba iki? Impeta. Yakuye impeta y'ikizungerezi nziza. Genda gukora. Cyabura nantunguye byo. Wewe buzima bwanjye bwose. Ambara impeta nyine ambo. Kubita impeta yayo. Cyara nantunguye. Chapa! Kumugaragara izuba ari. Ko ntunguye. Ewa, niwe buzima bwanjye bwose. Niwe goze Imana yamaye. Niwe kare gatatse ku mutima wanjye. Ihogoza Imana yamaye. Uri kibasumba gisumba abandi bakobwa bose nabonye. Uri hogoza mu bandi. Nzagoza ku mutima wanjye iteka. Mukingura umutima wanjye wose nawe ugomba kwicara mutse wewe wenyine. Harimo piscine, harimo jaride, numva ushaka koga uzaza ujya mu mutima wanjye. Wiyegere ubundi wicare utuze utunganirwe ndi kumwe nawe. Ureka ari nawe mbabaje akanga kumbyarira mukunzi. Meze mute turabasuje mu mudarimo kudukurikira kuri Shengeri TV nkuko mubizi umunsi tubaha ibiganiro byiza kandi bya fresh bigiye bitandukanye tubazanira abantu nabo bagenda batandukanye kugira ngo tubashe kubasusurutsa tubashe kubagezaho content zityaye mu mujyi. Ni muri ubwo buryo rero ndi kumwe n'umujene hano amusore muramuzi cyane maze iminsi yigaragora mu byondo mbere na mbere bimeze bite? Ni fresh. Meze sawa? Meze neza. Ubundi wowe naho nkubonye utari kwigaragura. Ibiye birahinduka. Bakumburi n'umusore w'ibogare. Rega ngubonera inyuma. Aramenya wagwana. Bana nyine turabona meze neza cyo. Subundi harya ubundi amazina yawe ugire wibutsa abantu. Ni Matsiko. Utera Matsiko? 4. Oya byadanje. Biragenda ariko biragenda meze neza ndera akazuba kavuye. Ewana agacyo kaba kabonetse cyo. Maze iminsi mbona ariko bakumereye nabi. Nawe ukamerera n'aba bandi. Aho kantu bazanye ni keza mwana. Ko kumerera nabi se. Shababyoresha. Nose yanda byaje kugenda bite? Shawe man ngaye bazanye ibintu butangiye kumbaza byiriyanda man bro man. Uya nyine mbagira ngo numve aho biva naho bigana nimenyera amakuru. Yibwira byaje kugenda bite? Man ubutumye nekereza byinshi ugiye kunsubiza mu gahinda man. Sibyo? Uko nkurikije ukuntu nakubiswe sibyo? Numu baby man inda yanjye akaba yaranayikuyemo yaranze kuyibyara. N'amafaranga namuhaye kunangana ukuntu nakoraga ikiede ngakora buri kimwe cyose akantu mu mwuka wa moto urumva agiye gutuma ngo mwuka ngiye bari ikintu nibaje ati urumva ngiye navuze ati ndashaka kugisha inama nk'abantu bakuru bubatse sibyo n'ubu ngiye ndacyagisha inama iyo umuntu atwitura umwuka wa moto ngo n'abatwitira ngo umwuka wa hoho ntayibazo abatwitira kurya amakara ibintu nk'ibyo. Ngiye icyo kintu ngewe yambye ngo ugenda uzana umwuka moto njya Nyabugogo na bya motari ati ngewe nshaka umwuka wa moto bakanseka bakashaka kunkubita bazi ko ndi umusazi. Ati nyamara umudamu wanjye atwite bambye ati umumotari umwe yambye ati akira utwara nashyira mu ishashi yakwegeserera umwuka nkawubura. Ngeze mu rugo ndambye ati rero njya kumureba aho yari atuye akodesha byatira umwuka wanumye dore ishashi nyizanye yanze kuzura. Ewana ubwo urumva rero yasigira ubwo urumva yagize umujinya nyine. Ewana bahoraga bama makuru uti nyamara ari agasoko yakundaga gwahera ariko nagiye kumureba. Mwana habereye imirwano itewe ubwoba kuko byarambabaje nasanze indange yarayikuyemo man none nagiye namwe n'agacupa arahankubitira man yaneje abantu. Byaragoranye. Byaragoranye. Umuhanda twarawufunze turarwana harashya. Uyu munsi rero ufite surprise. Ndaho rega nicyo mbakonde yaga surprise kabisa. Ngiye kuguhamagarira umuntu urumva ngiye kuguhamagarira umuntu wagukunze. Abatari ukonera gahinda nkakura mukobwa yaneye ukarine yarambabaje urumva wagukunze. Arine yarambabaje wagize subira wagize uti wankunze uri tayari kujya mu rukundo. Yewe wowe data bikira marada tushira byose mana ufite navuga ngo ufite energy
energy ufite power 4 wallahi niba udafite power nje numva uzanira ikizungereza 4 umukobwa mwiza utazambabaza utazanira gahinda urumva sura mu kizungereza ikizungereza umukobwa utyaye mu mujyi reka nkumve muhamagare nanjye arinde bizamubabaze umva nzamukunda paka kugeza apfuye byari byo guharanira agahinda cyiyirwa nk'ubitira mu bantu amahirwe noneho ndanagufatisha nari nambaza iminsi nanakubuze kumbona bigoye allo bite meze sawa sasa wa musore namubonye bibaye byiza waza mukavugana nyine ukamureba mugashimana niba ari n'ubukwe tugasaba inkunga niba ari n'intwererano tukazisaba ngwino nawe ngari tayari kabisa cyane mubye ko ndi boga uza hano uri budusange reba kuri ka gahoteli handi tugeze guhurira ubushize hahandi naguhibuka igihe wagiraga naho ngaho kabisa nyarutse sawa abyumvishe ibintu biri seriye no mbyibushye numva wabyumvije ko ibintu biri seriye nje mbyibushye mbyumva wallahi ubundi ngiye kugutamo umwana man urumva uryo nawe uzabigenda ukavuga bro warandemeye numva se nje nkwemereye nk'akakanya nkwemereye inka nta nubwo anatinda komera cyane banza soza umushyitsi musuze neza ariko ugwe mufata umwana hobera umwana umwumve neza umuhobere zana agatebe yicareho uretse gato mbanze ngo muhanagure dore kare kose si ubona yego mbanze ngo hanagure neza mwiteho kabisa iyi kera ubusi ni keya we oya umusore ari romantique so wambwiye ngo urashaka umusore uri romantique muzima mwiteho umuhira ariko ndabana n'uyu ntari bida yego gahicara umeze uti umeze sawa dore umusore wawe urubanza ruba rusigaye n'urwanyu urumva mba mbahujije ariko ubu nari n'ibintu umwana araza ntumuhobere ntumusume ntugire umva se njyewe urumva windenganya sibyo njyewe byishimo biranyishe yego sibyo byishimo biranyishe mpamvu nyemuteye nkamuzengurukana ubwo nyine numvaga meze nka kakanya ariko uyu musore ndabona ameze afite ndabona reka dukoreshe n'akanga kanari ndabona ushabutse njyewe umva se njyewe mfite urukundo ruba rundi mu mutima urumva ku buryo se nanjye warumara ngiye kuruguha ngahe bazeno kuri kumana yakumwimye urukundo ubu se ngo nta bandi ufite bijyana abandi mfite njyewe ndi umusore wibereye aho ngaho so kuno mbaho mbeshyira njye hari amagambo nigeze kumva ariko hari amagambo nigeze kumva ngo hari umukobwa wateye inda aho ngaho ibintu by'inda arabigaruye nk'ibyo ngibyo ntugomba nshaka ko bigaruka ntugomba mbishaka ngo hari uwamukuriyemo inda yiwe ngo afite impungenge yuko ngo nawe ngo iyawe ngo yavamo none se ubwo reka nkwibarize akantu gato sheri sibyo nanjye nkwite sheri utangiye no kumwita sheri nanjye ndavuze ati reka nangire nkwite sheri kumva ni nkaho mbanje kugira ute kwisegwa nimba no kwisegwa kugira ngo wenda ataza kubivamo ngo ntago ari abashiri banjye ko ntago ari mu rukundo sibyo urumva ngo mvuge ati ndamwita shiri wenda nyine nuko ari ako kantu ifashishije kabangutse bitewe n'ukuntu numva meze cyakora ngiye nkurikije ukuntu nkubonye mbonye uri na shapu ariko ndaya nanjye nta kintu ubaye nuko ndumva urukundo nanjye niba nta kintu abaye
sibyo Karame. ari mwiza Cyane mwiza pe. kabisa kwita umunwa nawe si kwita oya ntukihutisha ibintu ntukihutisha ibintu bitwara ibintu gake gake sibyo mujye mutwara ibintu gake sibyo intombo twara ibintu gake Ni gake n'ubundi ariko yego reba umwana reba iminwa ye banza mbere na mbere banza uyirebe yirebe iminwa ye ndabona yakurura umuntu aha yirebe neza yakurura umuntu nayibonye mukore kwitamo fata ugumisheho fata n'ukundi kuboko ukore kuri nditamo yego ngamukubita ikibizo cyiza kigene gite kivuga bana we siga umukunzi wanzaniye utinya no kunsoma ku munwa oya umukunzi wanzaniye uzagenda bizi birahagije kuki atama umunsi wa mbere ariko ashaka kuba wenda afite isoni ibyo reka mbyemere ko wenda afite isoni nawe ukora igikorwa nese naguze ko uyu muntu ahuye n'umuntu bwa mbere agira isoni nibyo yego niwe ubikoze noneho ngana ugira ikindi gikorwa ukora umutongore yego njyewe kumutungura mfashaho gatoya wana ngiye kuko ibyanjye ni ruzungu ni vuba vuba humiriza ugiye gukora iki we humiriza hano utareba aya umusore arikuhumuye ese ugiye kunywa agiye gukora iki situzi ngo bimeze bite ndabona apfukamye ateye ivi ry'ibumoso niba hagiye kuba iki yakuye impeta y'ikizungerezi nziza cyabura nantunguye byo niwe buzima bwanjye bwose ambara impeta nyina wambo kubita impeta yayo cyara nantunguye chapa kumugaragara izuba ari ko ntunguye ewa niwe buzima bwanjye bwose niwe rwose Imana yamaye niwe kariho gatatse ku mutima wanjye ihogoza Imana yamaye uri kibasumba gisumba abandi bakobwa bose nabonye urihogoza mu bandi nzagoza ku mutima wanjye iteka nkukingura umutima wanjye wose nawe ugomba kwicaramo utse wowe wenyine harimo pisine harimo jaride numva ushaka koga uzaza ujya mu mutima wanjye wiyogere ubundi wicare utuze utunganirwe ndi kumwe nawe ureka ari nawe mbabaje akanga kumbyarira mukunzi imitoma rwose dore imitoma nkaba umuntu imitoma ntabwo nari nyizi ariko murakundanye rero cyane mugiye mu rukundo ariko icyo nzi cyo ari namenye inkuru bazapfa umuntu ni akazi ke bro ari yarambabaje urushaho guhandoringa ibintu byawe narindi cyane inombo uzi uwo mukobwa ukuntu ameze ko muzicana nishinze se ni akazi ke ibyo nabirenze ntabwo abonye ukuntu yangaraguye sheri ntabwo abonye ukuntu yangaraguye warabibonye yarangaraguye mu bantu arankubitanya yagushobora se nubwo nabonye yigize igishegabo ntabwo yadukubita turi babiri ega babiri bishe umwe mwumva sheri wubwo ngo wicare hano mfite ubwoza ngo wicare hano uwo mukobwa numva mfite ubwoza icara hano rwose turi mu rukundo twibereye mu rukundo murimo murafiringa umunyenga w'urukundo ari ine se yaza umwana ngomba guha urukundo ubundi n'uyu nguyu nta n'uwundi niko bimeze ubukwe rero turabuteganya ryari ubukwe se yego ubukwe bwo bwakagombye kutabutegura ariko ikibazo ni ubushobozi kubera icyo ukundana nawe n'amafaranga amafaranga wenda afite ariko ntago ari menshi sheri sibyo amafaranga mfite ni makeya araringaniye ariko mbonye n'ubushobozi nkabona intwererano nabyo byaba byiza ubwo abantu badukurikiye babyumve ino couple bayisapotinga baduhe intwererano buni njyewe nirongora umukobwa wanjye nkunda sibyo niko bimeze namubwiye ko nzamuhoza ku mutima wanjye iteka tuzatandukanwa n'urupfu kandi niyo twatandukanwa n'urupfu sibyo nabwo azansanga azasanga nyimukunda nyimutegereje sinzagira ngo mwibagirwe ni mpamvu nawe tera imitoma uyu muhungu ndumva ari wagutera imitoma cyane ngewe si ikibazo ko anazi gutera imitoma kabwo ari wowe uzi gutera imitoma cyane ubu nanjye rero kubera urukundo ngufitiye yewe umutima wanjye wajeho imiringoti kubera wowe ayo mana we bikira mariya data ushobora byose dusabira ibazaho umutima we wajeho imiringoti uri kuri kw'Imana kubera wowe kubera njyewe
menya urukundo rwanyu rutoshye cyane ako kantu gasubiremo nyina nagasubiremo nkumbi ndi kukubwira ngo bitewe n'urukundo nanjye wankunze urumva nanjye njyewe umutima wanjye waje imiringoti kubera wowe bikira muradata ushobora umutima wanjye waje imiringoti kwawe umutima wanjye mbese sinakubwira ngo ugenda gushwanyuka sinda gushwanyuka ubonanye n'umuntu ncuro imwe rega mbonye nawe ukuntu mbonye mbese afite kura nsibunamubwira afite igikundiro tubwuza cyane isore cyiza urumva ubusa ndatankunze yakundana tuvugishe kure ubu ari naraje zasakuze matsiko washa bro arine mukuyeho arine urumva ibyarine nagumane ibye agumane n'abaraye ntahoramo none hari ijambo yambyiye urumva mu byatubwa umwana wanjye ugiye kumunyweraho inzoga munana ahita mvuga ngo bro iryo jambo ryarambabaje sibwo ayo magambo warayavuze niwe warayambyiye arine ayo magambo uvuze ngo ngiye namubwira ati ubu ugiye kunyweraho umwana inzoga umushyireho n'ibyo bitabi ahita arenzaho ijambo ati wikwibagirwa ko ngene byarambabaje biteye ubwoba ndibaza ngo uriya n'umukobwa nawe nakunze ni mayibobo ariko nyina wamboga agiye kuguhoza amarira agiye kumuza amarira amanagura umutima wanjye wose sibyo umutima wanjye wose wari warashwanyutse wari warabyimbye sibyo urazanye ikintu wagira ngo sinzi oya ngo ngiye kumuhoza amarira yose marira yaguteye sese urukundo ni rwiza uburyo bagikoramo bagishimashima mu reba hano mubwiye Chopo umva ko bavuga ntabwo urukundo ni umunyenga urukundo ni umunyenga mbonye uburyo bushimashima mu bwanwa ndavuga ni nanjye rwose arankura mu bwanwa ubushagarira bukazamuka umubiri wose uyu munsi ndararana inkweto wallahi bro ngiye nkwemereye inka aka kanya inka ndayikwemereye unyemereye inka kandi ngiye nka ndayikwemereye nkuru ubwatsi ryari rero kura ubwatsi igihe cyose igihe ushakira kura ubwatsi inka irahari ariko reka nkubwize ukuri ndakumva mana yanjye uriya mukobwa witwa Alice Narine mwibagirwe umuveho ubu wawe ninde uwanjye n'uyu nuwo bari kumwe hose ari undi ndi kumwe nawe wanjye n'uyu ko nakubwiye ko aribwo bwiza bwanjye bwiza Imana imaye bwiza Imana imaye aka kanya nkaba mukunze nanamwakiriye n'umutima wombi nanjye nkaba nakubwiye ko umutima wanjye waje imiringoti kubera wowe urumva tukazaryamana naguterana imigongo tukazaryamana turebana tukarara dupfumbatanye bukarenda bucya nta n'urekuranye n'undi ikintu uracyumva nibyo ko kantu urakumva subiramo ayo magambo ndavuze ngo ubu nibwo buzima bwanjye Imana imaye aka kanya tukazabana tukararana nawe uteranye umugongo n'undi tukazarara dupfumbatanye bukarenda bucya sibyo igihe abandi baryama bakarabateranya imigongo no twebwe ni ugupfumbatana paka mu gitondo uzi n'ibindi uzi n'ibindi sinaguhaye umugeni tera umugeni wamujyana namuguha gera guhaye musheri umujyane urumva ubu ngubu umujyane wamujyana he simbizi aho mujyana sibyo sheri reka maze nkubwire akantu gato yamfukana aho ngiye kukujyana uhakire n'umutima mwiza kandi utuje utunganiwe kuko ntacyo uzahabura buri kimwe cyose kirahari jyana umugeni aragiye ngo nakunze aragiye araje uw'Imana yamaye araje uw'Imana yamaye mureke araje agakina